nongere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Tugize amahirwe yo kongera guterera muri kano kanya, reka tubishimire Imana. Tugiye rero nk'uko bisanzwe mu cyigisho cy'ishuri ryo ku isabato. Icyigisho turiho ni icyigisho cya 11. Icyigisho cya 11 kivuga ngo kuba mu gihugu. Kuba mu gihugu, twabonye ubwoko bw'Isirayeli bwamaze igihe kirekire cyane budafite igihugu, budafite iwabo. Babaye mu Misiri, bavuye bajya mu butayu, ariko twabonye ko mu Misiri babaye inkoragahato. Bageze mu butayu barahaba, bamaze imyaka 40 mu butayu, isi imyaka hafi 470, kubera ko bavuye mu Misiri imyaka 430 ishize, kongeraho iriya myaka yo mu butayu 40, ubwo ko imyaka 470 yari imyaka myinshi cyane badafite igihugu. Mose aho yaragejeje yaramaze kugabanya bamwe gakondo yabo, Abarubeni, Abagadi, ndetse ngo n'igice kimwe cy'umuryango wa Manasi yaramaze kubagabanya mu burasirazuba hakuno ya Yorodani. Twavuga ngo ni hakuno uvuye mu butayu, ariko ni hakurya uvuye hakurya ya Yorodani. Birumvikana nyine i Kanani niho bwoko bwari butuye, aho abantu benshi bari batuye, iriya miryango ko ari 9. Noneho rero Yosuwa nawe araza arabagabanya, twarabibonye bamaze gutura mu gihugu. Rero noneho hano ingingo y'ejo yavuga ngo kwiyemeza. Twabonye ubwoko, ndavuga bari barasigaye, bariya igice kimwe cy'umuryango wa Manasi, Abarubeni, Abagadi, bagize kwiyemeza nk'uko twabibonye. Ubundi ubwoko bw'Isirayeli bwose bwafatanyirizaga hamwe gukora byose, bari bafite Imana imwe, bari ishyanga rimwe, bagombaga no gukora ibintu rero bisa kandi mu buryo bwiyubashye kandi bwo kubaha n'Uwiteka Imana. Nuko rero igihe kimwe cyarageze, ubwoko bwa Isirayeli bugiye kurwana, bugiye kurwamo ku byari bisanzwe. Noneho Yosuwa atumaho abo hakurya ya Yorodani kugira ngo bazabafashe kujya mu rugamba. Ntabwo banze rwose, bahise biyemeza, baraza basize imiryango yabo, basize abagore babo, basize abana babo, basize byose, baraza. Igitekerezo kitubwira ko barwanye igihe kingana hagati y'imyaka 6 n'imyaka 7. Nuko rero batashye, twabonye ukuntu byagenze. Yosuwa yarabashimye, yabaje kubabwira ati rwose ndabashimye ukuntu musanzwe mwitwara, mwubaha Uwiteka Imana yanyu, mwubaha amategeko ye, mwubaha amategeko Mose yabahaye, mwubaha amategeko mbahaye. Mbese yasanze ari abantu b'intakemwa mu mico no mu myifatire, arabashima rwose. Amaze kubashima arababwira ati rero ngaho mugiye kugenda, ariko noneho iminyago twazanye mufate ibyo mushoboye byose, ariko mazahabu, ariko myenda y'ibiciro, mbese ibyo mushoboye byose mutware, kugira ngo muzajyanire abandi abavandimwe, mubabwire ko mwatabarutse amahoro. Bataragenda rero yongeye kwibutsa ati noneho rero muzakomere ku Mana yanyu, muzakomere ku mategeko y'amategeko Mose yabahaye, muzakomere ku mategeko nabahaye, muzakomere ku mategeko y'Uwiteka Imana yanyu, kandi mujye mukomeza kurangwa no gufashanya. Barataha. Noneho mbere yo kugira ngo abasezerere batahe, ngo abasabire imigisha, nuko ati ngaho rero mugenda amahoro. Baragenda. Igitekerezo kitubwira ngo impamvu babishoboye ni ukubera iki? Ni ukubera ko bari bazi ko gufatanyiriza hamwe bifite akamaro, kandi ikindi cya kabiri bakoraga umurimo batikorera cyangwa badakorera bene wabo, ahubwo bakoreraga Uwiteka Imana Nyiringabo. Igitekerezo cyarangiye kitubwira ko tugomba dukora umurimo wacu nk'abakora Uwiteka Imana Nyiringabo, nk'uko na Paulo yabivuze abwira Abakolosayi mu gice cya 3 ku murongo wa 23, aho yababwiye ngo bajye bakora badakora nk'abakorera ibihembo, nk'abadakorera umuntu, ahubwo bakorera Uwiteka Imana. Natwe uyu munsi wa none aratwibutsa ngo tujye dukora umurimo dukora, ari mu itorero, ari mu miryango yacu, tujye dukora umurimo w'Uwiteka, dukora ko nk'abakorera Uwiteka Imana Nyiringabo. Ya Mana izatanga ibihembo. Imana iri mu ijuru n'isi, nta kinezeza nko gukorera iyo Mana iri mu ijuru n'isi. Uyu munsi wa none rero tugiye kureba ku ngingo ivuga ngo ibirego, twongere turebe kandi indi ivuga ngo guterwa ubwoba n'ibyo mu gihe cyashize. Twabonye abiyemeje, nibo tugiye kureba noneho rero abandi biyemeje ibindi, rero biyemeje gutanga ibirego. Reka mbere kugira ngo dukomeze reka icyigisho tubanze dusenge. Data uri mu ijuru, Imana ishobora byose, uri umukozi w'umuhanga, none turagushimye kongera kutugeza muri kano kanya kugira ngo twige ibyanditswe byera.
ngaho ngwino ubane natwe, ibyo ushaka bijye biba kuri ibyo dushaka mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dusome muri Yosuwa igice cya 22, turahera ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 20, twumve uko havuga. Biyubakira igicaniro kuri Yorodani. Nuko Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase basubirayo, bava mu Bisirayeli ishira yo mu gihugu cy'i Kanani bajya mu gihugu cy'i Galeyadi, icyo bahinduye aho bahawe gakondo nk'uko Uwiteka yategekeshereje ururimi rwa Mose. Bagera mu gihugu gihereranye na Yorodani mu gihugu cy'i Kanani, bahiyubakira igicaniro cy'amabuye kuri Yorodani cy'ikimenywa bose. Bukeye Abisirayeli bumva ko Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase bubatse igicaniro mu irasukiro ry'i Kanani mu gihugu gihereranye na Yorodani mu bw'Abayisirayeli. Nuko rero Abisirayeli babimenye, iteraniro ryabo ryose riteranira i Shilo kugira ngo bajye kubarwanya. Abisirayeli bahera ko batuma Fineyasi mwene Eleyazari w'umutambyi ku Barubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase mu gihugu cy'i Galeyadi, bamutumana n'abatware 10. Umuryango wose w'Abisirayeli utoranywamo umutware umwe w'inzu ya sekuruza. Umuntu wese muri bo yatoranijwe mu bihumbi by'Abisirayeli ari umukuru w'inzu ya sekuruza. Nuko bageze ku Barubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase mu gihugu cy'i Galeyadi, barababwira bati, iteraniro ryose ry'Uwiteka ryadutumye ngo igicumuro mwacumuye ku Mana y'Abisirayeli mwagicumuriye iki? Ko muretse kuyoborwa n'Uwiteka mukiyubakira igicaniro mukamugomera. Mbese igicumuro cya Pewori kiratworoheye, icyo tutagiranuka nacyo na bugingo n'ubu, nubwo mugigateye mu iteraniro ry'Uwiteka, byatuma muteshuka mukareka kuyoborwa n'Uwiteka. Kandi uyu munsi nimugomera Uwiteka, esho azarakarira iteraniro ryose ry'Abisirayeli. Niba igihugu cyanyu ari igihugu cyanduye, nimwamuke muze mu gihugu cy'ubuturo bw'Uwiteka, aho ihema ry'Uwiteka riri, muturane natwe, ariko mwe kugomera Uwiteka, natwe mwe kutugomera, ngo mwiyubakire igicaniro kidatunganiye Uwiteka Imana yacu. Mbese wa mugabo Akani mwene Zera ntiyacumuye akeneye ku byashinganywe, umujinya w'Uwiteka ugahera ukamumanukira mu iteraniro ry'Abisirayeli? Kandi ubwo mugabo yacumuraga si we warimbutse wenyine. Muri make iki gicaniro cyubatswe nk'uko twamaze kubisoma, isa n'icyavumbuye byinshi cyane, cyangwa cyavumbuye imigambi cyangwa ibyari biri mu mitima yabo. Kabone ko bari bafite guca imanza. Turabona ku murongo wa 16 ko bavuze, iteraniro ryose ry'Uwiteka ryadutumye ngo iki gicumuro mwacumuye ku Mana y'Abisirayeli mwagicumuriye iki? Bahise bashinja igicumuro. Bashinjije ibicumuro batazi n'ibyari byo, batazi n'impamvu. Ngo ko muretse kuyoborwa n'Uwiteka mucyubakira igicaniro mukamugomera. Mbese igicumuro cya Pewori kiratworoheye? Ntabwo ari ibi gusa biyemeje gukora, ni ibintu byinshi biyemeje. Ikindi turebye muri Yosuwa igice cya 22 ku murongo wa 11 na 12, reka turebe uko bavuze. 11 na 12. Bukeye Abisirayeli bumva ko Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase bubatse igicaniro mu irasukiro ry'i Kanani mu gihugu gihereranye na Yorodani mu bw'Abisirayeli. Nuko rero Abisirayeli babimenye, umve hano, nuko Abisirayeli babimenye, iteraniro ryabo ryose riteranire i Shilo kugira ngo bajye kubarwanya. Muri make bari bazi ko bo ni Abisirayeli, birumvikana, ariko bariya bo hakurya ya Yorodani ntabwo ari Abisirayeli. Naho umuryango wa Manase, naho umuryango wa Rubeni, naho umuryango wa Gadi, naho mu gice kimwe cy'umuryango wa Manase, ariko ntabwo ari Abisirayeli. Kubera ko hano biragaragara ngo iteraniro ry'Abisirayeli ryose, ariko bagira hariya ntibavuge bati Abisirayeli bandi bo hakurya ya Yorodani. Oya, ubu ni imiryango ya Rubeni, ni imiryango ya Gadi ndetse n'ab'igice cya Manase. Bari bafite rero uku kwitandukanya cyangwa kwirema ibice.
ndatekereza ko ntabwo ari bo gusa, natwe umunsi wa none ibi ngibi tumaze kubona natwe biraturanga. Akenshi usanga natwe biri muri twebwe, kumenya guca imanza, kureba ibyaha by'abandi, ntituzi ibyacu, ariko buri gihe dutekereza ko buri gihe umuntu afite icyaha, naka afite icyaha, mbese buriya kubera icyaha yakoze kiriya kintu yagikoze kubera iki, aho si ukubera ibi n'ibi, aho si ukubera ibi n'ibi. Ntushobora kumusanga ngo mbese mugenzi wanjye wenda ibirimo ni ibiki, byateye n'iki. Oya, guca imanza gusa muri make. Abo nabo bagize ikibazo cyo guca imanza, cyo gucira abandi imanza, kumva ko bakoze icyaha, ntabwo bashidikanyaga, kubera ko barabasanze bavuga ati iki cyaha mwakoze, mwagomeye Uwiteka Imana, natwe mwatugomeye. Kandi ngo bahagurutse bagize gute, ngo bagiye kubarwanya kubera ko bakoze icyaha. Muri make bari bazi ko bakoze icyaha mu mitima yabo, mbese byose mu mitima yabo bari bazi ko bakoze icyaha, kandi banarabyatura, bahaguruka bagiye kugira gute, kubarwanya, babacira imanza. Kandi noneho rero bagira no kugira gute, ingeso yo gutandukanya abantu, yo kwitandukanya, bamwe ni abanaka, abandi ni abanaka, abandi ni abanaka. Kandi noneho bariya abantu twabonye bo, bariya Bagadi, bariya ba Rubeni, na bariya bandi bo hakurya ya Yorodani, bo twabonye ko ngo bari bafite esprit yo gushyira hamwe, yo gukorera hamwe. Ariko abo ntabwo bayifite, ahubwo bari kugira gute, bari gushaka gutandukanya abantu n'abandi, bari gushaka gutandukanya ubwoko bw'Imana. Ahangaha no kandi biyemeje guhubuka, gupfa gukora ibintu batabajije. Bari bafite isori hariya bagomba kumubaza bati tubigenze gute, ariko biyemeje kugira ngo bagende ndetse bajye no kurwana. Ntabwo ari ukurwana gusa, niba ugiye kurwana ni ukubera ko ugomba no kwica. Ntabwo wajya gutera ngo ugiye kurwana utarica, kubera ko bagiye kurwana nabo utari wabica, nabo barakurwanya, ahubwo bashobora kukwica. Ni ukuri barahaguruka ngo bagiye kurwanya abavandimwe babo. Mbese twe muri twebwe ari mu itorero cyangwa no mu miryango isanzwe, ntabwo turwanyana, ntitwumve ko turi umubiri umwe, kandi Kristo yarivugiye ko twagombye kuba umubiri umwe, tugakorera hamwe. Aba rero bifuje kugira ngo bajye gutera bagenzi babo, batazi n'impamvu bubatse kiriya gicaniro, bifuza kujya kubarwanya. Ikindi cya kane rero muri iki cyigisho, ntabwo bahaga agaciro amategeko. Aya mategeko Mose yari yarabahaye, ntabwo bayahaga agaciro, kubera yuko niba Mose yarababwiye ati rero mwebwe umuryango wa Gadi, umuryango wa Rubeni, namwe igice kimwe cy'umuryango wa Manasi, muture hano. None abandi bakaba bari kuvuga ati noneho rero ahubwo nimuze muturane natwe. None se kandi baturanire nabo, bagabanye, buri wese yagabanye ahantu he, kandi Uwiteka birimo. Kandi noneho rero Mose wabagabanije, ndetse na Yosuwa ntabwo bibeshye. None abandi bari kuvuga ati noneho nta kundi byagenda, reka duce ruhinga nyuma tubabwire umubuze, mbese niba wenda mubonye igihugu cyanyu ari kibi, muze duturane. None se baturane hehe? Bongera bagabire se, bongera babakatira aho gutura, bigende gute? Turabona ko n'ikiriho cyari ikibazo. Ntabwo bari bujuje ibisabwa byose kugira ngo babe umuryango cyangwa ishyanga Imana yishimira. Bari bafite ibintu byo kwirema ibice, ibintu byo guca imanza. Natwe umunsi wa none nubwo turi kubigaho, twibuke ko ijambo ritubwira ko ngo byose byandikiwe kutubera kabarore, ngo twebwe dusobanurewe n'imperuka y'iki gihe. Ni twebwe rero bireba ibi byose, kugucirana imanza, kureba umuntu ukamureba ukuntu atari, ukibaza ibyo ari gutekereza cyangwa ibyo ashaka gukora. Oya, mubaze mbese ni ukubera iki wakoze ibi, cyangwa ni ukubera iki ntekereza ko bimeze gutya na gutya, bimeze gute, umuntu akakwibwirira uko ibintu bimeze. Kandi noneho twirinde no guhubuka. Mugenzi wawe wenda araje arakubwira ati nyamara rero mugenzi wanjye mfite ikibazo iki n'iki n'iki, cyamuremereye, yabuze uko abigenza, ariko niba afite wo kugira ngo akibwire. Noneho arashaka kubwira ati nyamara mfite ikibazo kimeze gutya na gutya. Ntabwo ugikurikiye ngo umenye uti mbese kubera iki afite ikibazo kimeze gutya na gutya, none umuntu yagufasha iki? Ahubwo uragiye urirukanse, ugiye gukwiza amagambo mu bantu, naka gutya na gutya na gutya na gutya, ahubwo noneho uvuge n'ibitari byo, unahimbe n'ibindi, kugira ngo inkuru zawe zibe inkuru nziza. Kandi uri umukristo, ni ukuri tube maso. Ubukristo bwacu buragerwa ku mashyi, ariko tube maso, kubera ko turacyafite umwami Yesu, wawe ushaka kugira ngo ahorane natwe buje nuko bukeye. Ni ukuri nitugaruke twikubita imbere y'ibirenge bye, aratubabarira. Aya macakubiri tuyareke, kwibwira biri mu mitima y'abandi cyangwa kubacira imanza tubireke, kandi no guhinyuza amategeko y'Imana. Iyo Uwiteka ashatse gukora tugashaka kwikorera ibyacu, cyangwa wenda abayobozi bo mu itorero bakavuga ati nyamara twagombye gukora gutya na gutya, kugendera kuri uyu murongo, ukavuga uti oya nanjye ndikorera ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Oya rwose tugomba kugendera
ku mategeko y'Uwiteka, tugomba kugendera ku mategeko y'abatuyobora, igihe batuyobora bagendeye mu ijambo ry'Imana. Ahangaha igice cy'Abisirayeli cyageze mu karere ka Yorodani, hashinzwe amabuye ya mbere yari urwibutso, mu gihe aya kabiri afatwa nk'igicaniro cyiza cyane. Ikibazo kitabura kwibazwa ni iki: mbese ayo mabuye asobanura iki? Twabonye cya gicaniro cyubatswe na Yosuwa. Icyo gicaniro cyubatswe, reka tukirebe muri Yosuwa igice cya 4 ku murongo wa 6, turareba no 22, kugira ngo bibe ikimenyetso muri mwe, kera ubwo abana banyu bazabaza ba se bati, aya mabuye ku bwanyu ni icyitegererezo ki? Muzabasubize muti, amazi ya Yorodani yatandukaniye imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka igihe yambukaga Yorodani, amazi yayo agatandukana, kandi ayo mabuye azaba icyitegererezo cyibutsa Abisirayeli iteka ryose ibyabayeho. Aya ni amabuye cyangwa ni igicaniro cya Yosuwa igihe bari bamaze kwambuka Yorodani. Muzabigishe mubasobanurira muti, Abisirayeli bambutse Yorodani ikamye. Muri make ibi ni ibya mbere icyo gihe ku bwa Yosuwa. None bari kwibaza bati, none se kandi bariya bantu ko nta Yosuwa kumwe nabo, ko atabategetse kugira ngo bacyubake, none bacyubatse gute? None ibyo Yosuwa yubatse barabisuzuguye, none bagiye kwikorera iryabo tsinda. Muri make ntabwo bakeneye kuza ishiro ahubwo kugira ngo bariho bazajya baza gusengera, ahubwo bahisemo kwikorera irindi tsinda. Muri make biremeye undi mwami, n'ibitari ibi bazabikora, ahubwo no gusenga ibigirwamana bazabisenga. Byinshi uko tugiye kubireba, aho tugiye kureba ku mutwe uvuga ngo guterwa ubwoba ngo nibyo mu gihe cyashize. Aba bantu bagize ubwoba, niyo mu gihe cyashize byabateye ubwoba, ati ntabwo byumvikana aba bantu rwose, aba bantu ibintu bagiye gukora, igicaniro bubatse ntawamenya. Twamaze kubona ko batumye abo kujya gusoma kugira ngo barebe, ariko bari bafite mu ruhande rumwe, navuga ko bari bashyitse kugira ngo bagire amakenga ibyabaye bitazongera kugira gute gusubira kubaho, ariko nuko babikoze mu buryo bubi bacirana imanza. Kugira ngo bagende bajye gutera bariya, babanje kubwira Finehasi. Finehasi turamwibuka, niwe muhungu wa Eliyazari umutambyi wa wundi mu gihe cya Bali y'Ipewori yakoze iki? Twibuke ko bari baragiye mu gusengera ibishushanyo, mu gusengera ibigirwamana, noneho bibatera n'ubusambanyi. Noneho igihe bari barimo kurira, mugiga yarateye bikomeye cyane, bagiye kubonabona Umwisirayeli araje azana umuwabukazi amwinjiza mu ihema bajya gusambaniramo. Noneho Finehasi ngo arahaguruka yinjira mu ihema n'umujinya mwinshi, abatera icumu, arabahinguranya. Uwo Mwisirayeli n'uwo muwabukazi bose barapfa. Finehasi yari azi ko ari umuntu nyine w'imbaraga kandi ushobora kuzana impinduka mu bwoko bw'Imana. Nuko rumuhamagara ati, ngwino tujye. Reka dusome amagambo aboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 4 ku murongo wa 5, twumve inama Pawulo atanga. Handitswe ngo, nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyacyo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari bihishwe mu mwijima, kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mutima. Ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. Amen. Muri make twirinde uko tugenda, twirinde mu byo dukora byose, twirinde gucirana imanza, ahubwo buri muntu wese agacira mugenzi we. Buri muntu wese yifuze ibyo yifuriza abyifuriza na mugenzi we. Uguterwa ubwoba nibyo mu gihe cyashize. Abantu bari bafite ubwoba, ikintu cyabateye ubwoba bigatuma bagira ibyo byose twamaze kubona, bagira guca imanza, bagira no gushidikanya kuri aba bantu, ndetse muri make bari bafite ubwoba bw'ibintu byabayeho mu gihe cyashize, batinya ko byakongera kugaruka. Reka twongere dusome aya magambo aboneka muri Yosuwa 22 umurongo wa 13 na 15. Abisirayeli bahera ko batuma Finehasi mwene Eleyazari umutambyi ku Barubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manasi mu gihugu cy'i Galeyadi
amutumana n'abatware 10. Umuryango wose w'Abisirayeli utoranywamo umutware umwe w'inzu ya sekuruza. Umuntu wese muri bo yatoranijwe mu bihumbi by'Abisirayeli ari umukuru w'inzu ya sekuruza. Nuko bageze ku Barubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase mu gihugu cy'i Galeyadi, barababwira bati, iteraniro ryose ry'Uwiteka ryatumyeho ngo, iki gicumuro mwacumuye ku Mana y'Abisirayeli mwagicumuriye iki? Ngo mureke kuyoborwa n'Uwiteka mucyubakira igicaniro mukamugomera. Turebe no ku murongo wa 25 ko Uwiteka agize Yorodani urugabano hagati yacu namwe mwa Barubeni n'Abagadi mwe. Nta mugabane mufite ku Uwiteka. Niko abana banyu bazabuza abacu kubaha Uwiteka. Nicyo cyatumye twigira inama tuti, henga twiyubakire igicaniro kitari icy'ibitambo byoswa cyangwa ibindi bitambo, ahubwo kizabe umuhamya hagati yacu namwe no hagati y'abuzukuru bacu bazadukurikira, kugira ngo dukoreshereze Uwiteka ibitambo byacu byoswa n'ibindi bitambo byishimwe yuko turi amahoro. Abana banyu be kuzabwira abacu mu gihe kizaza bati, nta mugabane mufite ku Uwiteka. Nicyo gituma tuvuga tuti, nibatubwira batyo cyangwa abuzukuru bacu bo mu gihe kizaza, tuzahera ko tubasubize tuti, dore imyubakire y'igicaniro cy'Uwiteka ba data bubatse kitari icy'ibitambo byoswa cyangwa ibindi bitambo, ahubwo ni umuhamya hagati yacu namwe. Barongera baravuga bati, biragatsindwa ko twagomera Uwiteka uyu munsi tugateshuka tukareka kuyoborwa nawe, tukiyubakira igicaniro cy'ibitambo byoswa cyangwa icyo guturiramo amaturo y'amafu y'impeke cyangwa n'ibindi bitambo kitari igicaniro cy'Uwiteka Imana yacu kiri imbere y'ihema ryayo. Amen. Twabonye koko ngo uyu Finehasi mu kugira ngo bamutume, ngo yari afite imbaraga zishobora guhindura ibintu, na niyo mpamvu biyemeje kugira ngo bamufate, noneho bamutume, ajyana ngo n'abantu batoranije nyine mu miryango, baragenda, ariko ngo bagiye batamenyesheje iki? Batamenyesheje Eliyazari, batamenyesheje Yosuwa, baragenda. Noneho rero ariko icyabayeho, Uwiteka akora ibitangaza. Uyu muhungu Finehasi koko yagiraga ishyaka ry'Uwiteka. Reka turebe ukuntu biri bugende. We nagenda, tumaze kubona ko baragiye, ntabwo ahise agera ngo bagire gute ngo barwane, ubwo baravuze bati, twatumye iteraniro ryose ry'Isirayeli ryateranye, yiyemeza ko tuza tukabaza bimeze bite none. Kakana ariko hakomeje, iteraniro ryose ry'Isirayeli ryarateranye, ariko Abisirayeli bose barateranye, ariko abo bandi bagiye kubaza ntabwo ari Abisirayeli. Bamaze kwiyomora ku Bisirayeli, bamaze kuba abandi bantu, simbizi. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli ryarateranye, ryemeza kugira ngo bajye kurwanya bariya. Ariko noneho kubera ko bari kumwe na Finehasi wa wundi ugira ishyaka ry'Uwiteka koko amaramaje, aragera abaje ati, none byagenze bite kugira ngo mukore iki cyaha kingana gutya? Byagenze bite? Bagendekeye gute? Noneho basubije ko rwose igicaniro cy'Uwiteka icyo Yosuwa yakoze kirahagije rwose, ntabwo bashaka ibindi bicaniro, ahubwo ni urwibutso bashaka kugira ngo bazabwire abana babo, abana buzukuru n'abuzukuruza bajye bakibona, bavuge bati koko iki ni igiki. Noneho basobanurire abandi, basobanurire abazabakeneye, basobanurire bati, ni urwibutso ababyeyi bacu bubatse kugira ngo ruduhuza na bene wacu bari hakurya ya Yorodani natwe, kubera ko dufite Imana imwe. Muri make igicaniro ntabwo ari cyo gutambiraho ibitambo, ntabwo ari n'ikindi, oya, ahubwo ni urwibutso ruduhuza, ari twebwe namwe, ndetse n'abana bacu n'abuzukuruza bacu n'abadukomokaho bose bazajya barubona, bibuke yuko dufite Imana imwe, dufite abavandimwe. Noneho n'ubundi bakomeze bakorere hamwe ko natwe uyu munsi wa none dukorera hamwe muri byose, basubijanyije ineza ngo twabibonye, ngo gusubizanya ineza guhoshya uburakari, ngo ariko ijambo ryabaza ribyutsa umujinya. Uwiteka ahabwe icyubahiro, abantu bibutse gusubiza neza. Ni kangahe umuntu aza kukubaza, ndetse akaza kukubaza yarubiye, yarakaye cyane, n'umujinya mwinshi cyane, tumusubiza dute? Iyo umuntu yaje kurakariye rwose,
nawe utabanje gutekereza uhita umusubiza ubabaye, urakaye, ndetse no kurwana abantu bararwana. Ariko noneho dusabwa gutuza, umuntu akabanza yamenya ati mbese uyu muntu ibi yabikoze kubera iki, cyangwa uyu muntu kubera iki ambwiye ibi, byagenze gute? Hari se kubwira nabi wenda kubera ko yaraye nabi, cyangwa kubera ko amaze iminsi ari mu bihe bibi, nta kiza na kimwe kimurimo, kandi umuntu avuga ibintu bigize gute? Umuntu avuga ibintu bimurimo, none nta kiza na kimwe kimurimo, none se uzakubwira ibyiza bikuye hehe? Banza umenye situation arimo, umenye n'impamvu akubwiye ibyo akubwiye, noneho rero ubone kumusubiza, cyangwa uceceke ubanze umenye amakuru, umenye ibitagenda neza muri we ni ibihe, ariko wimucira urubanza cyangwa umuntu amusubize na nabi. Ibi tugomba kubyiga rwose twese, ibintu biratugonga, ingingo iratugonga. Ducunge neza imitima yacu, noneho itange ibyo tuvuga bizima, iminwa yacu ivuga ibintu bizima bivuye ku mutima wacu, bizima, bitarimo gucirana imanza, bitarimo gusuzugurana, bitarimo kwirema ibice. Ahubwo umuntu nagusanga umwumve neza, wishyire mu mwanya we. Izo ntumwa zatangiye kurega abo bantu icyaha cyo gukora ibizira ndetse no kwigomeka, baravuga bati niko Uwiteka avuga. Itandukaniro riri aha ngaha ni uko Uwiteka atari we wavugaga, ahubwo ni iteraniro ryose ry'Uwiteka, nk'uko tubibona muri Yosuwa 22 ku murongo wa 16. Reka tuhasome turebe. Iteraniro ryose ry'Uwiteka ryadutumye ngo igicumuro mwacumuye ku mana y'Abisirayeli mwagicumuriye iki? Mbese n'Uwiteka ari wabivuze? Ntabwo Uwiteka ari wabivuze, ni iteraniro ryose ryabyibwiye, ariko ntabwo ari Uwiteka. Ko muretse kuyoborwa n'Uwiteka mukiyubakira igicaniro mukamugomera, Uwiteka ubwo niko yabatumye amagambo yose. Mbese igicumuro cya Pewori kiratworoheye? Icyo turakiranuka nacyo na bugingo n'ubu, nubwo mugiga yateye mu iteraniro ry'Uwiteka ryatuma muteshuka mukareka kuyoborwa n'Uwiteka. Kandi uyu munsi mugomera Uwiteka, ejo azarakara iteraniro ryose ry'Abisirayeli. None se ayo magambo yose ameze gutya yaraturutse hehe? Ubwoko nta cyaha bwari bwakoze, abantu nta cyaha bari bakoze. None abiyise ubwoko bw'Isirayeli bonyine baraje bati byanze bikunze bakoze igicaniro, bwubatse igicaniro, reka ahubwo tuvuge noneho n'ibyo bari bagamije byose, bararura byinshi, banarabeshya ngo Uwiteka wabatumye. Noneho kandi muri make niba Uwiteka wabatumye yababwiye n'ibyaha byose bakoze, icyo gicaniro ko bagikoze n'icyo bagikoreye byose ari babwira. Ariko ntabwo ari byo, ni amagambo bari bihimbiye, nibyo bari batekereje. Uyu munsi rero natwe bijye bitubaho, abantu rwose babaho benshi, niba wenda akubonye ukora ikintu cyangwa ubuze ikintu, agatekereza ikindi kintu, cyangwa agatekereza ko ugamije ikindi kintu we ashaka kumva. Ntabwo umuntu aza ngo kubaza utemeze wenda kubera icyo yakoze ibi n'ibi, reka data. Cyangwa wenda binarashoboka ko ufite ikibazo runaka, kugenda ugasanga mugenzi wawe nyamara rero naguye mu kibazo iki, none ngira inama cyangwa mfasha gusenga. Aho kugira ngo ufashe gusenga, ahubwo akakujyanira abandi bantu utarangana, kukubeshyira byinshi, ugasanga noneho rero nta bukirisi, ugasanga ntaho turi kujya, aho kugira ngo buri wese abe urugingo rwa mugenzi we, kuko twabonye, aho ugasanga turi gusenyana. Aba rero nabo ntabwo babereye bagenzi babo abantu beza, abakristo bazima, ahubwo barabasenye, batangira kubabwira ngo Uwiteka yabatumyeho. Muri make babeshyira Uwiteka, babeshyira n'ubwo bwoko. Ashimwe Uwiteka ko agira neza, akatubabarira, akaduha andi mahirwe, nibura wenda agatuma twihana kugira ngo tutarimbuka. N'aba ngaba iyo tubasubiza neza ngo basobanurire impamvu iki gicaniro, ntabwo bari kumva, dore ko bari baje ngo bafite umugambi wo kugira ngo babatere babice. Barabasobanurira bati rwose oya, igicaniro impamvu twagikoze rwose muhumure, bati duhumure iki? Oya. Batangira kubabwira ngo mbese mwibagiwe ibya Bali y'Ipewori, mwibagiwe ibya Kani, ntabwo tumaze kubyibagirwa uko byagenda kose, mushaka kugira ngo twicishe. Mwibuke ukuntu byagenze, abantu bagapfa bose bagashira, ntabwo Akani yapfuye wenyine, yapfanye n'umuryango wose. Barondogora bavuga byinshi cyane, ibya Bali y'Ipewori, nta bapfa umuryango umwe, hapfuye abantu benshi cyane. Ni cya gihe Balamu yagiye gushuka ubwoko bw'Isirayeli, kubera ko yari azi ibyo umwami wabo yanga, noneho abashora mu busambanyi.
babanjije gucudika n'abanyamuwabokazi, mbese n'abanyamahanga, kandi Uwiteka yarabyanze. Noneho batangira kuzajya bacudika, basangira, kugeza basangiriye n'amayoga, basangira noneho no kuramya imana zabo. Uwiteka Imana barayibagirwa. Noneho Uwiteka niho yabonye ibyo bintu bikomeye, bari barageze no mu busambanyi nyine, dore uwasinze no gusambana byose biragendana. Noneho ngo hateye mugiga ngo yari igiye kwica abantu bose, yari igiye kubarimbura. Noneho rero umunsi umwe bari barimo kurira, bayobewe ukuntu ibintu bizahagarara, byakomeye, bari mu kibuga bose, abantu benshi cyane, ubwoko bw'Isirayeli bwose. Noneho bagiye kubona Umwisirayeli araje ashoreranye na Maraya w'umumowabokazi, amwinjiza mu ihema, abantu bose bareba, amwinjije mu ihema, bajya kumusambanyiriza mu ihema. Noneho ngo Finehasi arakara cyane. Finehasi uyu ni umwuzukuru wa Aroni. Noneho amusanga mu ihema, arabahinguranya, afata icumu arabatera, arabahinguranya, nuko barapfa, umugiga ngo uhita irangira mu bwoko. Ibi rero bari kubyibutsa. Noneho rero none se ibi bari kubyibutsa hari aho bihuriye? Ari iki cyaha cya Kani, ari iby'Pewori, bari kubyibutsa ntaho bihuriye. Nta bantu basambanye bahari, ntabwo Kani yagiye kwiba ngo akore ku byashinganywe, oya. Sinzi ibintu aho bari babikuye. Batangiye ikirego bavuga ko Isirayeli yacumuye, yahemutse, kandi ko yigometse. Ijambo gucumura byakoreshejwe bashaka kugaragaza icyaha cya Kani, nk'uko tubisoma muri Yosuwa igice cya 7 umurongo wa 1, kandi noneho rigaragara inshuro nyinshi mu bitabo 5 byanditswe na Mose, umubare w'igice cya 5 umurongo wa 15 birimo, ndetse n'ahandi. Urugero rwa Kani n'urw'abari Pewori zifasha kwibutsa ibyababayeho kera. Rumwe rurebana n'uburiganya, urundi rukarebana no kwigomeka. Noneho rero ururebana no kwigomeka, ubwo byabereye i Pewori, babigereranije ubu nuko Abisirayeli, cyangwa abo bantu bita ngo ni Abagadi, ntabwo bari bakiri Abisirayeli, bari bitwa Abagadi n'Abarubeni, nabo mu gice cy'umuryango umwe wa Manasi. Muri make aba bantu nibo bagereranyaga na bariya bantu b'i Pewori, bashaka kwigomeka, bashaka kwigirira imana yabo, bashaka kuzajya bagira imisengere yabo bwite, bashaka kwitandukanya n'abandi. Nkuko nemaze kubivuga, icyaha cya Kani cyazaniye umuryango wose gupfa. Icyaha cya bariya abantu b'i Pewori nabo byazaniye abantu benshi cyane gupfa. Abaroni nabo birashoboka ko mu kutagira confiance, bariya abantu bariya bene wabo bitega ngo ni abanyamahanga, muri make bari abanyamahanga. Rero birashoboka ko bavuga bati wenda ntawamenya, bashobora kuba wenda bafite icyabateye kubaka igicaniro kandi kibi, ntawamenya. Ikibazo ni uko wenda baje nabi, ariko ubundi byari bishitse kugira ngo babe maso ya bagenzi babo, ariko ikibazo ni uko baje nabi. Birashoboka rero nako gutekereza umuntu nabi, ariko ugamije uri mu murimo w'Imana, ndetse n'undi ari mu murimo w'Imana ariko ukawukora nabi, kandi wari umurimo w'Imana na mugenzi we yari mu murimo w'Imana, ukibuka wamurenganije cyangwa akibuka yakurenganije, ariko abo bose bari mu murimo w'Imana, ariko noneho bagize ubwoba, bashaka kwirwanirira, uko kwirwanirira bashaka kurenganya na bagenzi babo. Rero Uwiteka adufashe, aturinde ibyatuma umwanzi wacu Satani aturega, dore ko ariyo murezi ukomeye cyane, kandi ntabwo aturega ibintu byo kubeshya, turega ibintu yabonye. N'abakozi be rero uko byagenda kose, hari igihe ndega, ubundi kurega ntabwo urega ubeshya, ni ukurega ibintu by'ukuri. Ibirego by'abantu nabo byari bisa nkaho ari iby'ukuri, kubera ko barimo kurwanira Imana, ariko baza mu buryo bubi. Rero tube maso, umurezi wacu Satani ari maso, ngo azira ngo nk'intare yivuga ngo ishaka uwo iconshomera, kubera ko asigaje igihe gito, arashaka ko tuzarimbukana. Rero tube maso, kandi tubere maso na bagenzi bacu, twige gukorera hamwe, twige gukundana, kandi dusenyere ku mugozi umwe. Twese turi abakristo, Kristo ni umwe gusa, Yesu Kristo wadupfiriye kandi yifuza kugira ngo twese uzatubone, twese kandi tuzanye iminyago. Nahanjye nahawe rero kuyoboka uriya mwami, kandi noneho arasezerana agasohoza. Igisubizo kirimo kwiyoroshya, nkuko twakomeje kubona isomo baduhaye riboneka mu Migani 15 umurongo wa 1,
avuga ko gusubizanya neza guhoshya uburakari kandi ijambo ribabaza rikabyutsa umujinya. Igisubizo rero ubwoko bwahaye bagenzi babo ni igisubizo cyiza cyane. Baciye bugufi biyoroheje, baravuga ati rwose oya, icyatumye dukora iki gicaniro nta kindi kwari ukugira ngo abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza bacu igihe tuzaba tutakiriho bazajya babona igicaniro, bazajya bibuka ko bafite umuryango hakurya ya Yorodani, bibuke ko bose ari ishyanga ryera, bibuke kandi bagomba kuziririza imigenzo n'abandi baziririza, bakubaha Uwiteka Imana Nyir'ingabo, kandi noneho bakifatanya n'abandi bagenzi babo muri byose nk'uko natwe twifatanya namwe muri byose. Reka dusome amagambo aboneka muri Zaburi igice cya 37, turasoma ku murongo wa 3, wa 34 ndetse n'uwa 37. Wiringire Uwiteka, ukora ibyiza, guma mu gihugu ukurikiza umurava. Ku murongo wa 34. Witegereze Uwiteka, ukomeze mu nzira ye, nawe azagushyira hejuru kuragwa igihugu, abanyabyaha bazarimburwa ureba. Ku wa 37. Witegereze uboneye rwose, urebe utunganye, kuko umunyamahoro azagira urubyaro. Amen. Reka Uwiteka adufashe, aturinde, aduhe kumvira inama ndetse n'amategeko yayo, ngo tuzagira amahoro, kubera ko tuzaba twumviye ibyo Uwiteka ashaka byose. Uwiteka aduhane umugisha, Uwiteka turinde, Uwiteka aduhe kumwumvira kandi tubashe guca bugufi, mu izina rya Yesu. Amen. Data wera, Mana ishobora byose, wakoze kuturinda, kandi Data mwiza, twizeye kuzakomeza no kuturinda mu minsi iri imbere, twigisha ijambo ryawe. Ngaho ubane natwe rero Data mwiza, utubashe guca bugufi, turinde gucirana imanza Data wera, buri wese umwumvishe ko agomba kuba urugingo rwa mugenzi we. Ubane natwe rero, turinde dukomeze muri byose, maze bidukwire nk'abana bawe, ubiduhere ubuntu, tubisenze tubisabye twizeye, kandi tugushimiye ko twumvise mu izina rya Yesu. Amen.